Yes, bo barayarya. Ni igiporezo. No kuvuga ngo ngagututse ngo karya amabyi. Ni igitutse. Jewe ikintu cya mbere nkimara kumva uwo bita Seburikoko. Avuga ibintu byanditse muri Bibiliya nanjye nagize amatsiko yo kujya gusoma uwo murongo. Aravuga ngo tugira ngo uradututse. Oya, haranditswe ngo mugende murya amabyi yanyu. Baravuzwe ngo muri Bibiliya bayatekera imbere muyasomeze inkari zanyu. Ibyo bintu mwaza ariko Seburikoko kubera ko wenda ari umukomedi ndavuga ati ni komedi cyangwa mufata amase ngo mutekesha amase ariko nanone hakurya amase narya amabyi. Ibyo nabyo mba ndi gukotinga Seburikoko Papa Sava na Bibiliya nabyo nzi barayarya. Ibyo simbizi sindagera iburyasaza na iburyama amabyi barayarya maji. Barayarya bayatogosheje se none se bayakaranze. Wenda reka nkubaze ushobora kuba wagiye mu kazi ahubwo barya amagi bagiye mu kazi abakozi muzi ibyo basigara bakora mu rugo ubundi umuntu arya neza ibyo bintu gutekera amabyi ndabyamaganye ntabwo mbikunze. nawe ukuntu wakanura ngo amabyi nturayarya ni nko kurya imbwa nozi umuntu wariye imbwa kiba ari ikibazo ariko imbwa yariye umuntu ngo ni ibisanzwe. uzi ko umwana iyo yitumye utari muto muri hafi arakora hari icyo bita ubunyano. Ibyo turaza kubivugaho. Ubwo ugiye kubeshya ngo ubunyano ngo afite amabyi y'uruhinja bakayashyira mu biryo. Ninde ubivuze ibyo? Ndabizi ni kugira. Tubyihore. Dukomeze ikiganiro. Yes, tuwaye ikaze hano kuri Ama-G The Black muri kumwe nanjye X w'ubunebwe. Yes, nanjye Ama-G The Black official. Turabashimira cyane hano mwarebye ikiganiro cyacu twakoze bakise ngo indabo zanjye. Ariko by the way indirimbo ya The Ben nziza indabo zanjye nakunze ko yakoze mu njyana ya hip hop. Yakoze mu njyana ya hip hop. Itakuyeho ko Munyakazi nawe na Munyakazi ni nziza zose bagende bazirebe. Bazirebe. Tugende ndumva cyushe twivugira ibintu amakuru ari gutrendinga kano kanya rero. Yamamare ko byashiriye mu magereza. Yakoze. Nabonye mu kanya. Umwaka urarangira ari ibisazi. Ejo ndisi bwa twari turi kuvuga ngo umwaka urarangiye nkavuga ati nge nzabibara. Natangiye kwa. Nabonye inkuru y'umu DJ. Irankurira babaje Ama-G. Irankurira babaje abantu rwose mugerageze mureke no gutwara ibinyabiziga mwana sinzi. Ega bahora babitubwira. Sino gusinda. Wanyweye shaka umuntu agutwara. Ikindi no gukurikiza amategeko y'umuhanda. Ese ubundi ahagaze bakamwandikira bingana no kuba yatwara. Wenda ibyo ni ibyanyuze ariko man umu DJ twemera twese mu gihugu kuba yagize ibibazo ntawishimira. Ariko ngo hari n'undi umuhanzi nawe yaragonze. Rero kuvuga inshuti yawe mu biganiro nk'ibi nanone hari ukuntu biba bitameze neza. Ibintu byakomeye ariko kakabari hajya ni nakabari hari ahantu uzapapa cyangwa yakoreye igitaramo naho numvise nubwo ari ngombwa ngo tubavuge ariko naho ngo ibintu byakomeye naho nabo bantu bari banywereye. Numvishemo hazamo abantu benshi bagiye batandukanye. Ikindi nabonye umunyamakuru Bosco Empire gukotinga ari mu kintu cyitwa ngo nuguhunga iterabwoba. Yagiye ngo kwitekerezaho ariko yahunze. Guhunga rero buriya bivugwa kwinshi. Yahunze umuntu yabereretse ngewe nakurikiranye ikiganiro buretse gato. Yavuze ngo dushobora gutongana tutegeranye nk'uku nyine ku mbuga nkoranyambaga ikorwa ariko dushobora gutongana twegeranye nka kumenya icwanga nako
nyine nkagukorera utuntu kandi ugasanga bigize icyaha. Ariko ko numvisha jewe ndamushimira ariko buriya yakoze niko yavuze. Noneho numvishe hazamo n'abantu benshi na Pastor Claude yajemo. Pastor Claude w'umwurire yavuze ngo ari ku aratakamba yakoresheje amagambo agiye atandukanye akomeye muko. Yaravuga ati njyewe aho kugira ngo abana banjye babure minerval Emirene wajya amageragere cyangwa nkajyayo. Urumva ko haracyarimo cya kibazo cyatino Bosco Empire yahunze Bosco nuza Pastor wacegereye vuba aragifite. Urumva ni gute ushaka kumwanga umuntu wamuhaye strike 15 ariko hari aje amango ibibazo byo gushaka gusiba amacano. Ariko susiba amacano gute hano hantu ko ariho abantu bose turira twese ni hano bibe nubwo naza nkakuvuga nawe ejo ukamvuga sinabonye ari byo biri hano hanze se uraza ukavuga nawe tekereza ko cano ishobora gutuma umuntu ahunga igihugu. Ngaho ibaze nyine hariho umuntu witwaza imbaraga z'umurengera afite Godfather numvishe ikiganiro yagiranye nande na Bosco Empire bari kuganira. Yego. Ariko Bosco Empire yagerageje kumubwiza ukuri. Tekereza hano umuntu asigaye agenda ntavuga ahantu aherereye. Ariko se aho umuntu njyewe buriya hari indahiro zijya zinyereka ko umuntu atabeshye 100%. Niyo umuntu atinyutse akarahira ku bijyandanye n'ababyeyi bombi noneho batanakiriho. Ibyo ngibyo tubyorere tubisimbuke abantu bashaka bagende bareba ikiganiro kuri Bosco Empire ibyo yavuze. Ariko batibaje no kuza kureba ku Moji the Black Official. Nanjye bane. Ubwo rero abo bose turabasabiye bantu mugerageza gushaka gusiba channel z'abantu mureke. Ariko se ubwo bugome y'umuntu bigufashije iki musaza? Ubwo bugome ufite nimba ari hakuru umugati naho akaba ari naho ukura umugati. Genza gake ingahe baze n'imfunguzo za Bosco Empire zinzu ahantu yabaga ntiyasubiyeyo ngo yari yagiye kwiyogoshesha. Acyumva bamuhamagaye icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko kwirinda biruta kwivuza nje nabyo. Noneho ikintu cya danger njyewe cyamfashe nkatekereza why umuntu umwe ariko ngo ari kuzira ikintu kimwe digukoting. Oya nanjye ni ikiganiro nacyumvishe digukoting ari kuzira ko ngo yendaga kuzana drago umugabo imbere ya kamera akamwicaza bakaganira akavuga ngo agahinda ke. Njyewe nabonye yerekana gutya kuri telefone ye ngo agishyiraho post ubu mugabo yarayikinze. Yego. Ariko abantu ntibabishaka ntabwo bashaka ko kuri kujya hanze. Ukuri kandi kwahageze hajemo impfu ibintu byinshi tugiye kugenda tubimenya. Tugiye kugenda tumenya byinshi ariko abishwe no gukandwa amabere ibyo ntabwo twebwe bitureba tukotinga. Ikindi yego nababwira dutekereze cyangwa se twibanda ahubwo ku gitaramo cya Bruce Melody na The Ben aho kujya mu bintu bitanatureba ntabwo tubifite mu nshingano. Iriya ni muri showbiz ejo natwe byatubaho hano. Ntabwo ibyo ngibyo bindi twari turimo ntabwo ari showbiz. Si twakotinze hano. Twakotinze. Ushobora gusanga hari aho bibabaje nayo tubagaduha strike. Hajya gukora filime. Njyewe nta muntu ujya uranga muri. Nyine urumva ukuri yabyamubaho natwe byatubaho. Icyo kintu kuki abantu bafitanye umubano mubi. Niyo mpamvu rero tugomba gusenga tuvuga ku buryo umuntu ava mu gihugu akajya mu kindi kubera undi muntu. Niyo mpamvu nyine tugomba kuvuga ngo gusaba akarengane kavi sibyo ko n'ubundi ntikazashira. Twikomereze. Nabonye abantu ngo ibintu bagenda bavuga burangiwe nubwo ntajya nkunda gusoma comment z'iwanje hano kuri Moji the Black Official ariko izahandi ndazisoma. Je narabyibagirwa ndaha conference umuryango wuriya muntu bagongeye mu kazi. Abimana. Ayi accident yabaye. Mwakire.
mubaye dukomeza dushimira abantu mukomeje kudukurikirana umunsi ku munsi kuri channel ya Ama-G The Black Official no kuri TikTok Ama-G The Black. Ariko ubonye ukuntu turi gutumbagira. Gutumbagira ni official. Rero twakomeje gutumbagira no official. Tugerageze uyu mwaka turangize neza. Nimba polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikubwiye ngo gutwara wanyweye bigize icyaha. Niba gufata biraza kugenda. Ese ubundi bagufasha bakakwandikira izo senkani cyangwa ijana. Nibwo nari ndi gutanga urugero mvuga nk'uko banyeshuri twagiye twiga kumva wanze gutebeza. Gutebeza n'ubuntu nta mafaranga baguca. Ariko nimba ushaka kugonga itegeko naryo ryakugonga. Yego naryo. Nta mugabo udafungwa ibyo byo babimenye. Noneho natekereje ko yaba aragusida ariko ngo bamufashe yacitse. Ako kantu kumva ngo bamufatiye nimba ari Nyamagabe. Ubwo yajyagahe ubwo ngubwo rero urumva oya yaragiye ngo muri hoteli ibyo tubyora nsi turi kumva imihanda ntabwo tubizi we afite uko yatekerezagaho gusa ikintu nabwira abantu muri izi mpera z'umwaka mugende gakeya gakeya ntabwo umuntu bundi hari ijambo umuntu yararivuze neza ngo inzoga si iz'abato. Yego ntabwo ari iz'abato ariko nibwo ari iz'abantu bakuru dufite kontrol. Rero banakwicara mu rugo ukagura karahure ukanywa aho kugira ngo dukontrolwe n'inzoga rero twe tuzi kontrol. Icyo kintu ni inama natwe tuba tugiye nkano kuri Ama-G The Black Official kuko hari urugero tuba turi kugenda tubona ibintu bigenda bigaragara gusa no kwihangana tukihanganisha umuryango witabye Imana tukanihanganisha umuntu warenze ku mategeko ibyo bibaho. Oya ntabwo tumwihanganisha agomba guhanirwa icyaha yakoze Ama-G. Yes ariko hajemo kwihanganisha cyetse yabikoze atabishaka none akajya no kuvuga bitanga. Njyewe reka nkubwire ukuntu nabyumvishe ashobora kuba abantu bose batwara imodoka barabizi. Ashobora kuba yatekereje kumuhagarika ko bigize icyaha abizi. Ariko abibona ko ari hagati mu muhanda w'abagenda ujya gufata feri ugakandagira umuriro ubwo ufite muri wowe none uganakubitiraho ntago njajinga nge si ntago tumujajinga ikosa yakoze ni rimwe guhunga kamufata ari guhunga ibyo ngibyo birareba babishinzwe njyewe uko mbyumva nje ni ibintu byo kuvugwa natwe tugomba kubivugaho rero. So ikindi kintu nabonye Pastor Claude gabanya umujinya. Pastor Claude ndagusabye gabanya umujinya. Bamva bavuga ngo ururimi ruroshya ntabwo ururimi nta kintu rupfa. Buriya umuntu akubwiye ngo nahatakariza n'ubuzima biba byarengereye ngo kugira ngo minerivare y'abana banje bure naje mageragere cyangwa se wowe ukajyayo ako kantu nimutekereza neza umuntu agimageragere byagenze gute nyine urumva hari icyo ari gutekereza ubwe kandi ibyo byose biba ari ukubera umujinya. Icyo kintu mugitekerezeho umva ngo umugabo yagiye mu ishyamba ngabona agahanga kavuga akabaza ngo mbe gahanga wazize iki ngo nazize urw'abagabo ariko wowe uzazira akanwa kawe. none ikintu cy'ikibazo ikintu cyabaye Ama-G ikintu cy'ikibazo kiri kuzamo buretse gatoya nicyo urerekera n'undi kw'ibyo ngibyo. Uwo mugabo yaragiye abwira ubwami ngo mbonye agahanga kavuga ati nidusanga utubeshye turaguca umutwe. Baragiye agahanga karakwama umugabo azira akarimi ke. Ubwo rero Pastor Claude inama twakugira gabanya umujinya kandi buriya n'ururimi ruroshye bashaka kugufunga bagakomeza rwisanze ururimi se hari ikibazo rujya rubura nabo byagaragaye ko yarakaye cyane kandi buriya tuba twanazikubonye mu menyo none se ubundi uzajya mageragere byagenze gute. Ese ubundi reka tubyemere wavuze ko wowe cyane bayifunze bayikuyeho wajya gukora frigo
ese ubundi cano ishobora kugaburira umuryango 100% nta kindi kintu cyo kumanda. Jewe ikintu ndi kubona abantu bari kwijandika mu bintu bishobora kugira n'icyaha. Yego amaji cano bayihagarika yego. None se niko tushobora kumbwira ko umuntu yajya amageragere atari umushinjacyaha, atari umuntu uburanisha, ni gute? Ni numva ibyo nkubwira cano ngo abari kutwereka icyaha yakora. Yego cano bayifunga ukajya guhiga n'ahandi, ariko se bayifunze nawe bakagufunga, cano bayikuyeho nawe bakagufunga, ese abo bana bazarya gute? None abo bana yashakaga guhahira ni rivare nyine. Ikindi kintu mugabanye kuzana abana muri ibi bintu, abana banyu mubakure muri ibi bintu, ibintu by'abana, ibintu by'abagore. ubundi umwana uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe kuza kuri kamera. Ndi kukubwira no kubivugaho, kuzana umwana w'umuntu hano, kuzana iriga kuba abagore bo nimba bari muri showbiz baze hano, ntabwo ibyo ntabwo biture. Nimba bari muri showbiz ubwo tuzaza tubavugaho. Ejo bundi nabonye Mitsutsu yarazanye umugore mu mihanda. Ibyo ntari, ariko abana mubareke. Yego ariko ubwo umugore wa Mitsutsu ni umugore, bashobora kumuvugaho, dushobora natwe tumuvuzeho. Ibyo nabyo ntabwo mbyemera. Kubera iki? Ni umusheri wa Mitsutsu, ibyo ubyemere cyangwa cyangwa. Yego ariko se ubundi yaba umugore we, si ubundi kuba umugore oya mugende gake, ibintu by'imiryango mubikure muri ibi mihanda. Ariko iyo mwaje mu mihanda tukabibona tugomba kubivuga. Ibyo rero tubivuzeho kuko byaje imihanda. Byaraje. Yego sheri wa Mitsutsu yaje imihanda. Ese ubundi hano hantu hiswe imihanda gute? Bizi se ko abantu bagiye bazana ibintu cyane. Akora imvugo ziri hano zirasa. So ikintu twababwira rero, twababwiye ko tuzajya tubahereza ikiganiro umunsi ku munsi. Twitegura ko igitaramo cya Taigabi na Bruce Melody twazacyitabira tukareba guca impaka. Yego hari ahantu tugomba kuba duhari natwe tugomba kuba nicaye imbere. Jewe nshaka kureba ninde uzatsinda ninde, ariko umuntu ntabwo naririmo, umuntu afite amatsiko, umuntu witwa Benove kuri Magique. Ejo bundi nawe uvuze ngo mufite amatsiko, niyo munsi mufite amatsiko. Jemine ya performance kitaraba nta kimbere cyo wabonye, sinabivuze nyina naravuze ngo imaze performance yakoze ari gusaba stage. Ntabwo muzi kumusaraba, ntumuzi mu ngobyi. Ejo bundi tuzareba gusa nta mutima mubi. Hari indirimbo ya kera yitwa yo mu Gifaransa ivuga ngo yavugaga ku bintu bigendanye n'imikino, ivuga ngo le jeu ce n'est pas la guerre. Mu Kinyarwanda bivuze ngo ntago imikino ari intambara. Yego. So rero ikintu kihari hariya nta mutima mubi, kuko nta nubwo waba ufitanye umutima mubi n'undi muntu ngo mujye gukora igitaramo aguha akazi cyangwa se nawe witabira akazi yaguhaye. Bikunda. So ndaho ngaho nanjye ndarubitire nibakine nzasifa. Nabonye kare hari akantu wakoze kuri TikTok. Oya buri mu gitondo njyewe, ariko niko kuri TikTok abantu bankurikirana kuri Amag the Black Official kuri TikTok. Buri mu gitondo tuzajya dukotinga amajwi y'abantu baherereye kuri Taigabi cyangwa kugitangaza Bruce Melody. Ariko babitangiye nabitangiye uyu munsi, bizajya kugera ku gitaramo ndi kwanaliza jewe vuge ni abantu benshi koko bashyigikiye umwana w'Ikanombe cyangwa bashyigikiye wa Kicukiro. Jewe ese ubundi kukibica mwicamo agace gutyo, none se ntabwo abandi bantu baba Igisenyi n'abana b'Abanyarwanda. Yego ibyo byo turabizi, ntabyo duce ugiye n'umunani sibo twayizanamo Ikanombe ngo Kicukiro Nyamirambo. Ibyo ntabwo bibaho n'abana bo mu Rwanda, abahanzi nyarwanda, ariko bafite ahantu babarizwa, tugomba kubashyigikira nk'Abanyarwanda. Yego ni nk'uko ushobora kumbwira ngo umukobwa n'umuhungu, iyo uri umukobwa uba uri umunyarwandakazi, n'umuhungu uri umunyarwanda, ni abana b'Abanyarwanda, ariko umwe ni umuhungu undi ni umukobwa. Ibyo ni uko bimeze, nuko umweru n'umweru, umukara n'umukara, nuko nguko. Ubwo nuko gahunda zimeze. So rero ariko kariya kantu bazana nako kugira ngo umuntu atange wenda navuga ikira, navuga ko bari nka
ahantu aherereye. Oya nibyo nze numva bavuga ngo abana bavukiye Kanombe mu kajagari ngo bose babaye ibyamamare. Ntabwo sujya wumva ngo mushi. Navuga ati wayi kuki mushi ntabwo mwumva. Wayi bavuga abana bo mu kajagari kucyo tuvuga abana bo mu Rwanda. N'abanyarwanda n'abana bavukiye mu kajagari. Ubwo baracyari abana. Cyangwa se n'abantu bavukiye mu kajagari b'abanyarwanda. Nuko bimeze. Oya bikonje b'abanyarwanda. Nuko ukuvuga ngo muri umuzungu hanze ukabyarira mu Rwanda ubyirira umunyarwanda. Yego. Uko bavukiye uzajya Rwamagana. Hari abarabu b'abanyarwanda. N'abanyarwanda ntabwo ari abarabu. Nyine ariko babyawe n'abanyarwanda. Wenda ku isoko bashaka gusa nk'abandi bantu bo hanze ariko bavukiye mu Rwanda n'abanyarwanda bafite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda. Turabyumva. Urumva ko nta muntu wava muri Amerika ngaze hano abari umunyarwanda. None se APRFC urayizi? Rayon Sports urayizi? Gasogi urayizi? Bose ni abakinnyi buretse bakinira mu kibuga kimwe buretse. Yego. Ariko nubwo bakinira mu kibuga kimwe ni amakipe atandukanye n'amajezi yabo ntagasa. Yego. Ariko nanone ntabwo bose ari abanyarwanda. Abantu bageze mu makipe bose ntabwo ari abanyarwanda. Yego. Harimo abagiye bo mu bihugu bigiye bitandukanye. Icyo rero ndi kukubwira bakinira mu kibuga kimwe. Yego. Erega bariya ni abantu baje gushaka ibiceri. Bagatsinda cyangwa bagatsindwa. Ibyo ni ibibareba. Ariko njye Gasogi FC KNC. Gasogi United. Nabonye ni United bura FC bivuze football club. Nubwo njyewe nabonye ikiganiro KNC anshimira kandi koko turi inshuti. Ndagushuje ariko nsurize Angeli Mutabaruka. Uriya musaza ndamwemera. Uriya musaza niwe perezida wacu. Video nabonye mu bafana mu Mutabaruka. Nyibye amanira cyane urayizi. Ni wowe nyibiyine. Ati ariko ndete Suzana. Ayako nago gakaze cyane. Ati akantu gakaze yavuze ngo KNC yabwiye Mutabaruka ngo witonde ngo kuncyogoza hano ndumukoresha bareko ngo iryo terabwoba ryawe. Ngo nakurukana nkoresheje lettre y'Igifaransa. Ngaho yandika unyiruka. Yandike. Ngo nikunamira nawe ndakwiruka. Abantu iyo bawuje ikiganiro bari abantu n'ikirango ugire n'urufunguzo n'ingufu. Iyo numvishe yabyukiye mu mureti. Aje umureti barahita ntekereza ku. Ariko nyine amaji iyo bahuje bose. Oya barahuza. Abantu baruzuzanya nyine iyo bahuje bankicyo. Baraziranye kandi baduha ibyishimo. Niyo mpamvu rero na Bruce na Ben ibyishimo byabo ntabwo mbikemanga. Bazaduha ibyishimo tuzagenda bitewe n'ukuntu babiduha bataranajya hariya. Ibeshye noneho ku itariki ya mbere uburi mukomeze mugura amatike tugende turebe. Uzangurira itike. Nzayikugurira. Ariko bitewe n'ukuntu witwara. Oya ntacyo uzanyishyure hano nzayigurira. Ariko abadiaspora buri kutwumva. Muzanyishyurire ratitike. None se umva boss wanje ngo umuntu uvuga boss ngo ni scam. Ngo bitewe n'ukuntu witwa gute. Oya hari ibintu mwazanye ngo bro, ngo sister, ngo mama, ngo daddy, ngo boss wanje, ngo musaza. Ibyo bintu bya scam jewe kandi kantu umuntu aza ngo boss wanje. Oya umuse ndakwemera twakuze tugufana. Ibintu nk'ibyo ngo kunaza kuvuga ngo boss wanje none sugiye gutyo. ngo siga kantu nk'umusaza. Boss wa ako kantu ko gusiga kantu nk'umusaza. Akantu turakiyamira. Ikantu akadora ibintu twaze tuvuga kuvana mbere. Yego. Ariko umusaza yashatse siga kantu nyine yabishatse ariko si ukumubwiriza. Ariko hari abantu. So mukomeze mukuri subscribe turangize uyu mwaka dufite abantu benshi batwuzuze 40. TikTok nabonye bari kuza ari benshi twenda kugera mu 80. Ariko buriya bano bantu ufite kuri TikTok nta kuntu
nabo ndaza kubabwira bajya bakora subscribe kuri channel ya Amag the Black Official ku kiganiro nabo banagende bakurikirana ibiganiro. Ikindi gahunda yacu buri saa 3 za mu gitondo dukora cyo bita ipura, kandi noneho tutanabyibagiwe by'umwihariko bano abantu bacu turabakunda cyane, yaba kuri TikTok, yaba bo kuri channel, yego turabakunda, n'abandi bantu bose muri nabo turabizi ko badukunda. Yego abatadukunda ubu nyine baje on s'en fout. Sawa rero twagenda gutyo tugomba kuba ikiganiro kikuzuza iminota 30 utagenda wirukanka. Abashaka inkoko, abashaka gukoresha firigo, abashaka Amag the Black haba inama ze cyangwa se kumukebura, rega nta muntu utagira utuntu hirya no hino. 0788 400 519 kugira ngo murumva ko ex ubunebwe ari kumbwira ngo ndeke ubunebwe bwo kuganira. Reka ubunebwe bwo kuganira Amag tujye tuvuga abantu tubakunze. Uziko hari abantu bandika ngo ikiganiro cyari kiryoshye ariko cyari gitoya. Urumva mu minsi mike nanjye ndaza kujya nshyiraho nimero abantu mukeneye ibibanza mujye munyandikira. Ikindi sinshaka umuntu uzongera kumbaza ku bandi bahanzi bagenzi banjye. Ariko se umuntu kubaza ngo Amag kudasaza, ariko mundi wowe unyifuriza gusaza nyane uwo nsazisha gute? Uwo muntu mumbwira ubutumwa azajye areba ba nyirakuru basikuru, hanyuma avuge ati dore abantu bashaje ngaba. Ese ubundi ushaje ikibazo kiri kibazo no gusaza mu hano. Undi gusaza rega gusaza umuntu asaza buravuga ngo umuntu asaza yapfuye kuko iyo ukiri muzima cyangwa aba yatashye nyine yarashaje. Nase n'ahantu ujya mvuga ngo umuntu yaratashye bakavuga ngo yashaje kera. Yego noneho iyo mpamvu bavuga ngo perezida yaravuze ngo gusaza ni mu mutwe mu gihe ugifite mu mutwe hatekereza. Ikindi nsuhuza abanyamadini ariko ntago tugomba gusengera online. Oya si nibyo abanyamadini baje bigize abahanuzi ba fake kongereho hari ibyo bintu nabiririmbye kera. Erega ubundi hari ukuntu abaraperi mujya muhanura tukagira ngo ni indirimbo gusa. Umurokore wiyorobeka ku Mana nagushuke. Iyo ndirimbo nayiririmbye ariko nubwo bavuga ngo na online bariyo. Oya cyambere nuko urabura umuntu abwirwa benshi hakumva bene nyine nanjye mbarabuye ko na online biba. Inkuru zindi ndi kubona nani mpamvu yo kuvuga izindi nkuru, ariko inkuru zihari ni nyinshi. Ariko eko twakoze ikiganiro tubabaza ngo ubunani na Noheli habanza iki ko nta muntu nabonye muri comment baraje baragusubiza cyangwa nuko ntitegereje neza. Cyangwa se Pasika na Noheli nabyo ntabwo tuzi ikibanza. Ni ukuvuga Pasika na Noheli Pasika na Noheli habanza Pasika izuka Pasika iba mu kwa kane. Va mu mezi. Nukuvuga uretse aho turagenda turi bugenda sawa. Nukuvuga ngo habanje kuvuka umuntu yavutse ryari? Mu kwa 12 arapfa. Yego azuka ryari? Mu kwa kane. None se ubwo habanje kuzuka cyangwa habanje gupfa cyangwa kuvuka? Ese ubundi kari byanu bavuga nta nubwo ndi umupasiteri bavuga ko yavutse mu kwa 10. Buretse nta nubwo ndi umupasiteri si binandeba by or aho turi kugendana neza ntabwo tugenda tugikemura ntabwo twagikemura nimba habanza ubunani. Oya ntabwo ubanza kutacyembera zo kwa mbere. Uya nawe nugendere ngo yaravutse ngo yapfuye. Ubunani bubanza mu kutacyembera zo kwa mbere. Mu kwa kane akaba nibwo haba Pasika ugakomeza arabanza agapfa. Nukuvuga ngo reka tubare ko yavutse muri uyu ubu turi hano noranga ubu bagiye kubiki agiye kuvuka agiye gupfa. Cyo nicyo mubajije cyonyine tugahita turangiza ikiganiro.
Ntabwo azavuka uyu munsi. Oya, harabanza kwapfa cyarabanza kwapfa. Narazo ubundi yavutse kangahe? Yavutse rimwe mu buzima. Tuzizihiza igihe yavukiye ryari? Anniversary. Ryari? Kwa 12. Hanyuma gupfa. Ariko mu kwa 12 n'ukwezi gusoza umwaka. Umenya ko Pasika yabaye. Pasika y'uyu mwaka yarabaye. Yari yapfuye yarazutse. Muri yaravutse. Aho yarapfuye aravuka. Ibyo tunabyihorere na. Ariko abantu babigenure neza. Abantu nibashaka babifata uko bashaka. Jewe yaravutse arapfa. Urumva? Kwanza nta nubwo twiziza. Kuri Pasika nta nubwo yapfuye kuri Pasika, yazutse kuri Pasika. Ibyo ntabyo nzi. Bimenye rero. Kuri Noheli. Azuka kuri Pasika. Wiburana ibyo utazi. Genda ndabizi. Yapfuye sanga. Kubera ko na isasu ubundi ni ngombwa. None se urashaka kumenya ubundi igihe yapfuye saa moya. Ariko isaha irahari. Ariko wibuke ko yapfiriye ndetse. Yapfiriye abana b'abantu. Yapfiriye twebwe ubwacu. Aragenda atsinda urupfu arazuka. Wenda we yabashije kurutsinda ariko twe ntabwo tuzatsinda. Turutsindishije iki se? Yaba yadupfiriye ntabwo abo bantu twajya gusa azagaruka nk'igisambo. Ayo ni amagambo najya muri Bibiliya bakubwira ngo mugende muyarye muyasomeze ibyo tubyihorere. Watekera imbere y'abantu bareba. Ayo ni amabyi. Reka kubihisha. By'umurongo ntabwo yenzi ko muri Bibiliya ubamo. Warabivuze ndaguhakanya. None ikindi kintu kirenzeho baze bayatekera imbere y'abantu. Ako urumva ko nako kantu karenze. Oya tubyihorere. Niyo mpamvu ubundi bavuga ngo Bibiliya iby'Imana n'amayobera amatagatifu. Ntago mbizi iby'Imana. Iyo mbyutse nkumva ndahumeka ndavuga ni amen. Ibyo byo kuyabatekera imbere mugende muyabe. Kuko n'ubundi nta nubwo imbere. Ni imbere nyine. Kandi n'ubundi aboneka anyuze imbere. Turayarya akajya imbere. Ni ibintu biri muri Bibiliya. Reka nkotinge Bibiliya. Ntabwo ari ibintu nihimbiye. Biri muri n'abantu b'abapasiteri cyangwa n'abantu b'abakristo banyaba. Hari abantu bita abakristo ariko batazi na Bibiliya. Gashobora kuva ngo umurango ntabwo ubaho. Ndi umuntu w'Imana. Ibyo bazajya bandika nzajya mbisoma ikotingeho nanjye nkuko bakoteza amazirantoki wenda ubu ntabwo akiri amazirantoki navuze ko twumvisha agaciro kayo ngo kandi ngo cyangwa ngo kugira ngo ukoreshe ngo ngende utekeshe amase. Ibyo se noneho bikuye nabyo umva tubyihorere turagize ikiganiro. Abantu muzabisome muri Bibiliya muzata. Ni scam abantu bazi Bibiliya barabizi. Ni scam nyine. Ibyo ngibyo by'amase. None se wigeze ubona ahantu bateka? Kandi birimo. Nyine biranditse. Nase ho wigeze ubona ariko amabyi baranayarya. Hari abantu barya amabyi. Wishaka kumbwira ibintu ntazi. Amabyi barayarya. Kandi ntabwo kikiri igitutsi. Umuntu wavuga ngo ukarya amabyi akagira ngo aragututse ahubwo twaje no gusanga ari ibintu birangiza ikiganiro mpamvu ugenda ugashaka kuvamo. Yes, ari mudukurikiye mva turabakunda cyane rega natwe tuba dushaka abantu bacu baseke bishime. Baseke gute byanditse? Biranditse ariko hari abatabizi. Okay. Ntubu wenda urugero ntajya ukuningana. Umva umurongo ari itangiriro hakaba ni umva nyine umurongo wafashe muri Bibiliya. Ntabwo wonyine nafashe. Undi murongo nafashe. Urumva nuko tugomba gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda tubigiriye Nyagasani. Sawa sawa. Murakoze. Guys rero turabakunda buteka bahimigisha myinshi cyane abantu ariko tunaha felicitation ku bantu bafunguwe muri kuno kwezi bahitawe. John Kalisa John yaje ibara murekuye. Yego. Nabonye ikiganiro cye ariko Kasuku. Yego maze iminsi mubona mu biganiro. Ariko
byose bizahari. Hari n'abandi benshi bagiye hari n'abafunzwe. Yego benshi cyane abafunzwe twabavuze mu ntangiriro. Oya hari n'abandi benshi barahari nabo tutazi ariko n'abafunguwe nabo ni benshi. Yego ubwo rero bavuga ngo turabakunda mukore subscribe. Ikindi nababwira rubyiruko mukoresha imbuga nkoranyambaga neza, utazagwa mu cyaha, utazagwa mu ruzi rw'itikiziba. Vuga ibintu uzi, noneho avuga ibyazi ibyo atazi. Ibyo ugomba gukora ariko nk'urubyiruko umenye ngo izi mbuga nkoranyambaga abantu zimajije gufungisha ni benshi, kandi abenshi bagendera mu kigare amaji. Abantu bagendera mu kigare umwaka mushya mutangire namwe muri bashya mu bitekerezo bizima. Yego mukore subscribe, share, comment. Mwe mukiri kumwe nanjye X ubunebwe mushaka no tuzi tw'amaboko by'umwihariko turi kumwe nande baye sugagenda utongeye kuyasubiramo. Amwita Kizimana Mani izundi nama tusubiramo amazina. Muchara na comment. Bye bye.